reka nongere nguhe ikaze mu nkuru yacu y'uyu munsi, nanagushimira cyane uburyo ukomeza gukurikira ukanakunda inkuru tugenda tukugezaho, cyane cyane wowe uri kumva iyi nkuru umukazana w'ibanga. Igice cya 14 cy'iyi nkuru umukazana w'ibanga cyarangiye umukobwa Nadine ahinduye uburyo bwo gufatamo Nkusi bugwate. Nyuma yo kumenya ko imiti hari uwayitwaye yahise atangira kuyimwihera. Muteteri yaramaze kumenya amakuru ko Nkusi ari umwana wa Delila nyirizina. Delila nawe azi ko Muteteri yamenye ibanga rye atangira kumufata neza. Adeline amaze kumenera ibanga Muteteri yamubwiye ko hari misiyo amufitiye azamukorera. Denis yarategereje kumenya impamvu Delila yanze ko babyarana, ndetse atangiye kumva Nkusi cyane ku mahitamo ye, atazi ko Nkusi yahawe igicucu. Maurice yari ari kurwana intambara yo kuvuza Nkusi, ariko yamujyanye ku muganga gakondo Nkusi arahunga. Iki ni igice cya 15 cy'iyi nkuru. Mu gihe uri kuyumva kanda ku ibuto ya like, subscribe niba utarayikanda nawe uyikandeho, no kukazogera kugira ngo nidushyiraho ikindi gice ujye ukibona bitakugoye. Reka twumve ibyakurikiyeho. Dutangiranye na Nkusi akiva mu kazi ahamagara Nadine, amubwira aho amusanga ngo amufate batahane. Ni nako byagenze. Nadine yavuye mu macumbi y'ikigo abakobwa bararamo, aza guhura na Nkusi amunyuraho baratahana. Bageze mu rugo bahita birambika ku buriri, maze Nkusi aravuga ati ariko sheri, hari ikibazo kimwe ndi kwibaza muri iyi minsi. Ni ukubera icyo abantu bose twari inshuti mbere, abanshyigikiraga bose basigaye barwanya urukundo rwanjye nawe. Nadine mu kumwenyura ahita amurambika umusaya ku rutugu, akamukora ku kibero aramusubiza ati impamvu ntabwo yizi se sheri, buriya ikintu cyose gifite agaciro kandi kikazagirira nyiracyo umumaro kiravuna cyane. Uzanacunge abantu benshi bafite urukundo rwageze ku ntego, usanga iyo bavuga amateka y'urukundo rwabo baranyuze mu mananiza menshi cyane. Rero sheri, aya niyo natwe turimo, kandi icyangombwa ni uko dukundana, ubundi by'abandi bikaza nyuma. Nkusi amaze kubyumva azunguza umutwe ati nibyo koko wa mugani. Nuko mu mutwe arivugisha ati ubundi ko namaze guhitamo Nadine, abantu bari kuturwanya ngomba gukora ibishoboka byose nkanabatera ishyari. Nadine wanjye agiye kuba umuntu wa mbere ngiye guhishurira ubutunzi nahawe n'ababyeyi banjye, maze ubundi dutangire tuyinezezemo, uretse no kubona ko dukundana urukundo rwa kimeza gusa, ahubwo bajye banabona ko afite n'umugabo mwiza kurusha abandi. Nuko amukora mu musatsi arawurambura neza, aramwenyura maze ahita amubwira ati Nadine sheri, hari ikintu maze iminsi naraguhisha nshaka kukubwira, gusa nucyumva ntutungurwe kubera ko urasanga umunezero wacu aka kanya aribwo ugiye gutangira. Uko Nkusi ari kubwira Nadine gutyo ku gipangu barakomanze, umukobwa w'umukozi ajya gufungura. Kumbe ni Maurice uje kwa Nkusi. Umukozi amaze gufungura abona ni Maurice ashatse gukubitaho urugi. Nanone Maurice amurusha imbaraga arinjira. Akimara kwinjira mu gipangu ahita amubaza ati wari uzi ko ntazagaruka? Nkusi arahari? Umukozi ati yego arahari, ndetse ari kumwe n'umukunzi we. Maurice mu gutungurwa ahita avuga ati ari kumwe na Nadine? Ahita yiruka cyane agana muri saro, ahita agera ku cyumba cya Nkusi, ahita asunika urugi abagwaho. Nkusi aribwo atangiye kubwira Nadine ati ikintu nshaka kukubwira sheri. Bose bashigukira hejuru. Nadine ahita agira ubwoba, ubundi Maurice abegera akoma mu mashyi, ahita yicara ku ntebe iri imbere yabo. Nkusi ati ariko Maurice, ugatinyuka ukinjira mu nzu y'umuntu utanakomanze? Maurice ahita avuga ati Nkusi, narinzi ko njye nawe turi abavandimwe. Ikirenze ibyo na Nadine turaziranye kuva tukiri mu mashuri yisumbuye, nta n'igihe gishize uba muri geto yawe nkinjiramo ntakomanze nkagusangana na Muteteri mu buryo burenze uko wowe na Nadine mumeze aka kanya. Buretse gato Nkusi, ushatse kumbwira ko nyuma yo gukira se ubonye akazi keza wahise unyicaho, mbese usigaye ubona ntari ku rwego rwawe ku buryo ntashobora no kongera kwinjira iwawe? Nadine we yari yubitse umutwe. Maurice aramubwira ati Nadine, bavuga ko uwububa abonwa n'uhagaze. Niba ukomeje kwibaza ku muntu uherutse kugutwarira imiti wahaga Nkusi, nta wundi ni njyewe. Bisobanuye ko aka kanya nta banga ndi kuguhisha, byose ndabizi uri umurozi,
washatse gukuramo inda na Muteteri ariko ntabwo wabigezeho. Icya kabiri waroze Nkusi kandi mfite n'umutangabuhamya. Rero aka kanya impamvu ndi kukorohera ni ukubera ko turi abavandimwe, nkaba ari amahirwe nshaka kuguha. Uyu munsi rero aya ni amahirwe ya nyuma. Kuramo uburozi wahaye Nkusi, sinzongera kugukurikirana, ariko nutabikora uraza kwisanga icyubahiro nguha nka mushiki wanjye kigiye burundu, uzisanga muri gereza ntawe ukugemurira. Nkusi ahita yiterera hejuru maze aravuga ati ariko Maurice, uzi ko aka kanya naguhamagarira polisi ukajya gufungwa kubera kunyinjirira mu buzima uko ushaka, cyangwa utekereza ko ubwo bushobozi ntabwo mfite? Maurice mu gahinda kenshi ahita asubiza Nkusi ati ndabizi urabufite Nkusi, ariko iri shyaka ndi kukurwanira ntabwo ari njyewe njyenyine urirwana, kandi n'abandi bakomeza bakarwana. Icyakubabaza kikagushengura umutima ni ukuzagarura ubwenge ku gihe ugasanga ndi muri gereza, wabaho ufite ipfunwe ry'iteka. Ikindi kandi nawe Nadine, ndakubona uri kuryoherwa ntako utagize, ariko ntabwo uzigera ubyarira Nkusi umwana w'imfura, ntibishoboka. Amahirwe nguhaye nutayakoresha uzarangira nka Alegisi wawe usigaye atoragura amashashi mu muhanda. Maurice mu kababaro kenshi yamaze kuvuga gutya arahaguruka agenda mu gahinda kenshi cyane. Nadine nawe asigara mu bwoba bwinshi, atangira kwibaza ikintu yakora muri ako kanya agakura Maurice mu nzira. Nkusi ahita amubwira ati naho ubundi sheri, tureke ibyuriye urugo nugukanga gusa, icyo nashakaga kukubwira. Nadine ufite ubwoba ahita ahaguruka vuba vuba atumvise Nkusi, agafata igikapu cye akabwira Nkusi ati sheri, reka mbe ngiye turi kumwe, uzambwira neza ejo nitwongera kubonana. Nkusi asigara atunguwe cyane yibaza ibibaye kuri Nadine, we agenda akurikiye Maurice. Muri uwo mugoroba Muteteri asohoka mu cyumba cye akenyeye igitenge. Ageze mu gikari avoma amazi kuri robine mu ibase ngo abanze yoge ibirenge mbere yo kujya mu bwogero. Delila ahita amubona, ahita aza amusanga, amugezeho aramubwira ati oya Mutete, erega nta mpamvu yo kwirushya. Delila ahita akurura agatebe amwicazaho aramubwira ati kugira ngo buriya mubyeyi azabyare neza kandi ku gihe, ntabwo agomba gukora imirimo ivunanye, reka nze nkwereke. Delila ahita avoma ayo mazi akayegereza Muteteri aho yicaye, atangira kumwoza ibirenge. Muteteri mu kwibuka impamvu Delila ari kumwitaho bidasanzwe, ahita atangira kwibuka ibyo yabwiwe na muganga Adeline. Nuko mu bitekerezo atangira kwibaza ati ariko se ko kuvuga ari ugutaruka, byaba byaragenze gute ngo umugore abyara umwana umugabo we ntabimenye? Denise se yaba yarahoze ari umusirikare akajya mu kazi Delila akamuca inyuma? None se ko mbona bakundana, mbona nta n'umwe wacu undi inyuma? Ariko ibyo icyo ntabwo ari cyo kibazo gikomeye, ni ukubera iki Delila akunda Nkusi mu mwijima adashaka kumubwira ko ari umwana we. Ariko disi kwibera muri uyu muryango biranshimishije cyane. Iyaba Nkusi yari ari mu bwonko bwe buzima, nkareba uko yitwara abonye mabukwe ari kunyitaho gutya. Ahubwo se ko kuvuga ari ugutaruka, aho ntiwasanga ibi byaba bifite aho bihuriye no kuba Nkusi ashobora kuba afite imitungo? Yewe ngomba guhaguruka ngashaka amakuru. Mu gihe Muteteri agitekereza ibyo, Delila yararangije kumwoza ibirenge. Wa mukobwa w'umukozi asohoka agiye aho bamutumye. Amaze kugenda, Delila yicara iruhande rwa Muteteri. Muteteri nawe agatinya kumubaza byinshi kubera ko yarategereje ko Adeline ari we uzamwihera amakuru. Delila ahita amubwira ati Muteteri mwana muto, ni ukuri mfashe aka kanya kugira ngo ngusabe imbabazi ku byo nagukoreye byose. Nanjye ntabwo nzi aho byaturutse ngo nisange mfite biniriya myitwarire, ni ukuri mbabarira. Muteteri azunguza umutwe akamwenyura amureba. Hashize akanya ahaguruka aho ngaho ajya mu bwogero. Denise wari wagorobereje ku ruganda aho bakorera we na Nkusi. Adeline ahita amuhamagara. Mu kumwitaba Denise ahita avuga ati nizere ko bwa nyuma na nyuma ugiye kumpa amakuru y'ibyo ngomba kumenya byose. Adeline ahita amusubiza ati namaze gufata ibyumba 2 muri hoteli, ngwino ndebe wasanga wenda ndabikubwira cyangwa simbikubwire. Denise nawe wari waramaze guhararukwa gutaha mu rugo kubera kutiyumva muri Delila no kuba yaratangiye kugira umutima umusunikira kure ye.
ndetse no kwiyubakamo urwango mu buryo bw'ubunyaryenge kugira ngo byibura yumve bihenganye n'imyaka yose Delila amaze amuryarya. Ahita yumva ko bari kumwe na Adeline byamufasha muri ako kanya kuruhuka mu mutwe. Ahita ava aho ngaho aragenda agana kuri hoteli Adeline amurangiye. Mu gukomeza kugenda yaje kugera mu cyerekezo Nkusi atuyemo, ari kwigendera bitunguranye anyura kuri Nadine na Maurice aho bari kuganirira. Mbere hose Nadine yari ari gutakambira Maurice amubwira ati Maurice, hari ikintu kimwe ugomba kumva neza. Ibintu byose nakoze ngiye kukubwiza ukuri nk'uko wahoze umbwira kuri nka musaza wanjye, ntakubeshye nta bugome burimo pe, kandi nafungutse amaso mu mezi yashize ubwo narekaga Nkusi ngasanga Alegisi. Si ukukubeshya pe, nari mfite irari ry'ibintu, ariko urukundo nakundaga Nkusi numvaga ko rutashira, ndetse bitewe n'ukuntu nzi Nkusi ankunda nari nzi ko igihe cyose nzagarukira azanyemera. Ariko nza gusanga ibintu bitubaka urukundo ubwo Alegisi yari amaze gukena, ngarutse nsanga Nkusi nawe yanyikuyemo kera cyane ntangira kwicuza. Maurice ati banza umbwire ukuntu wamenye ko Muteteri atwite kugira ngo umukuriremo inda. Nadine wari uri kumva ko nabwiza ukuri Maurice aramwumva, kubera ukuntu Maurice yitereye arangwa n'umutima wo gufasha. Amubwiza ukuri byabaye wa munsi binjira mu modoka Muteteri agahita aruka. Nuko akomeza amubwira ati rero kuko nakundaga Nkusi, ni ukuri pe numvise kumubura mu buzima aricyo kintu cya mbere kigiye kumpungabanya mu buzima. Ikirenze ibyo nta nubwo Nkusi nkimukunda, mukurikiyeho ikintu runaka, mukunda kubera ko ari umukunzi wanjye nkanicuza ibyo nakoze. Maurice ahita avuga ati nuko ugahitamo kumuroga rero. Nadine mu marira amwe y'ingona ahita avuga ati Maurice, ni ukuri nyumva pe, nta yandi mahitamo nari mfite. Ngaho basi ibyo byararangiye, mfasha umbwira icyo nagukorera kugira ngo umfashe bigume hagati yacu. Nadine ageze aho ngaho nibwo Denis yababonye bari kumurikirwa n'amatara yo ku muhanda yaratangiye kwaka. Nuko Nadine ahita abwira Maurice ati Maurice, natanga buri kintu cyose mfite kugira ngo Nkusi mugumane nk'urukundo rwanjye. Kubw'iyo mpamvu nawe ndagukorera icyo ushaka cyose, ariko nkomerere ku ibanga, nushaka n'umubiri wanjye ndawuguha ndyamane nawe. Nadine mu kubivuga ahita arambura amaboko ntagitangira ahobera Maurice, amusoma no ku munwa ashaka gutinda. Denis mu kubibona ahita agwa mu kantu, ahita ahagarika imodoka byihuse mu buryo butunguranye aribwira ati ibi bintu Nkusi akwiriye kubibona. Denis ahita afata telefone arafotora amafoto n'amavideo arazuminga, kubw'amahirwe ntibamubona. Maurice nawe kubera kugwa mu kantu ntabwo yamenye ibyamubayeho, ahita afatwa n'ikinya. Ariko mu kwigarura yishikuza Nadine, Denis we ahita yikomereza urugendo. Maurice ahita avuga ati Nadine we, nakomeje kukubwira kare kose ko uwububa abonwa n'uhagaze. Ikiganiro cyose tugiranye amajwi ndayafashe kuri telefone, ibice by'ingenzi birimo nuko wakuyemo inda ya Muteteri, abaganga bamuvuye babyemeza. Ikindi nuko waraze Nkusi, umutangabuhamya arahari. Rero niba ukeneye amahirwe yuko ngukingira ikibaba, ibintu wahaye Nkusi bimukuremo vuba na bwangu, naho ubundi uri kugana muri gereza. Nadine ahita agwa mu kantu agapfukama hasi, Maurice we agahita yigendera. Mu rugo kwa Delila umukozi mu gikoni atetse, Delila yumva umuhumuro w'ibyo atetse aza yiruka cyane. Amubaza impamvu atetse ibyo bintu kandi abizi neza ko Muteteri atabikunda. Umukozi mu gutungurwa atangira kwibaza ati ariko se uriya mukobwa Muteteri ni ibiki yahaye mabuja ku buryo buri gikorwa cyose kiri kubera muri uru rugo gishingiye ku byo akunda. Uko abyibaza niko Denis ari kugana kuri hoteli ari kwivugisha mu modoka ati ikosa rya mbere maze kubona nuko kwizera igitsina gore bigoye cyane pe. Abagabo dukora ibishoboka byose tukaba bizerwa, ariko umugore yamara kunyurwa nuko tumukunda we agafata inzira yo kutubabaza. Ukuntu Nkusi yari ari kuratagagiza uriya mukobwa Nadine, amutakagiza ko ari we mukazana wacu. Ese nabona aya mafoto koko arabasha kwihangana? Yewe si urw'umwe ni urwa twese. Bidatinze yageze muri hoteli ajya gukomanga ku cyumba Adeline yamubwiye. Agezemo Adeline amwakira amuhobera cyane. Denis amaze kwicara ku buriri ahita amubaza ati ariko Adeline,
koko birakwiriye ko njye nawe duhurira muri hoteli muri ubu buryo turi guca inyuma abo twashakanye? Adeline ahita ahindukira aho ari gusuka champagne mu birahure, amuhereza kimwe maze aramusubiza ati ariko ntabwo ari njye wazanye imvugo ivuga ko ijisho rigomba guhorwa irindi, ugutwi kugahorwa ukundi, cyane ko byanditse no muri Bibiliya. None se niba narashakanye n'umugabo unca inyuma, njyewe ikosa naba nkoze nirihe ndamutse muciye inyuma? Ikindi kandi nari kwishinja icyaha iyaba wenda gucana inyuma hagati yanjye n'umugabo wanjye ari njyewe wabitangije, ariko kubwo kuba ari we watangije iyo nkundura nanjye ndumva nta kosa mfite. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, kuba nagusabye ko nsanga muri hoteli n'ukuntu uri umugabo w'indangagaciro ukemera kuza nuko nawe iwawe bitameze neza, kandi birazwi neza ko atari we wabitangije. Aho niho mpera nkubaza nti ese ikosa twakoze ni irihe? Denis asoma ku kirahure Adeline amuhaye, agahita amubaza ati mbese muri make ushatse kumbwira ko ikintu wari warampishe ari uko umugore wanjye anca inyuma? Ibyo bigahurira hese no kuba yaranze ko tubyarana? Adeline aramusubiza ati ariko nawe ntugatekereze nk'abana, erega gucana inyuma ni ikintu cyoroshye cyane nko kunywa amazi, cyane ko hari n'abacana inyuma ntibazabimenye. Rero impamvu Delila yanze ko mubyarana ntakubeshye ntabwo niteguye kuyikubwira uyu mugoroba. Impamvu nguhamagaye nuko nari nkwikumburiye rega mu buryo ntazi, nsigaye numva ngukumbuye birenze pe. Kuri bari resto ya Nkusi, Gentil yabaza manager ati ese nukubera iki boss Nkusi adaherutse kugera hano? Manager ati urabimbaza ndabizi se ko ari unshinzwe ngenda mushinzwe, icyangombwa nuko tuba twakoze akazi kacu amafaranga akagera aho agera, ubundi se kuki umuhangayikiye? Gentil ati ntamuhangayikira se, hari umuntu udahangayikira uwo akunda? Manager ariruhutse maze akabaza Gentil ati ariko Gentil, ubuntu uri mu rwego rumwe na Nkusi koko ku buryo wakundana nawe? Byonyine uzareba uburyo ari nyarugenge mu bitekerezo, urumva koko hari aho muhuriye? Gentil yahita ababara maze akavuga ati ubwo se ushatse kuvuga ko ngiye nta bwenge bwo gutekereza mfite? Mbese ndaciriritse ku buryo ntabasha gutekereza? Uko bavugana niko Delila mu rugo muri uwo mugoroba amaze kwitegura avugira kuri telefone ati tuhahurire rwose ngiye kuva mu rugo. Amaze kuva mu cyumba ahamagara Muteteri amubaza niba hari ikintu akeneye amuzanira. Muteteri amubwira ko ntacyo. Delila ahita amubwira ko kwanga kumusaba icyo ashaka bimuvuna umutima, bityo byaba byiza agize icyo amutuma. Muteteri mu kubona Delila atsimbara yamutuma amata. Delila avaho ajya ku modoka, bidatinze yarageze kuri ya bari resto, yinjira ahantu bateganije nka VIP, arangije aharangira umuntu kuri telefone. Mu kanya katarambiranye haba hageze umuganga umwe ukora mu kigo gipima utunyangingo, umwe wahaye Adeline ibyangombwa bigaragaza ko Nkusi ari umwana wa Denis. Ako kanya uwo muganga akimara kwinjira, Delila akamukubita amaso, bombi baratungurwa cyane. Delila ati ntabwo bishoboka, François ni wowe? Uwo muganga ati none se ndi kurota? Ni Delila mbona cyangwa ndarota? Bahita bahoberana hashize akanya bakamera nk'abashiranye urukumbuzi, batangira kuganira banywa ku byo Delila yatumije. Muganga ati birantunguye cyane kuba ari we muntu twavuganaga tukaba duhuye nyuma y'imyaka myinshi. Delila ati nizere ko bwa nyuma na nyuma wowe na Adeline mwabanye, ubu ukaba uri umugabo we kuko uburyo wamukundaga byasaze ntabwo yari kugucika. Delila amaze kuvuga gutyo muganga François amera nk'ucitse intege, areba ku ruhande. Delila ahita avuga ati utambwira ko Adeline yagucitse? Muganga ati bya Adeline tubireke, umbwire icyo wanshakiye, ndi kumva mfite amatsiko yo kumenya aho wakuye nimero yanjye. Ako kanya Delila akora mu gikapu agakuramo envelope, ayihereza muganga. Mu gukoramo agwa ku byangombwa byemeza ko Denis ari se wa Nkusi. Delila adaciye ku ruhande ahita avuga ati nimero z'uwapimye ziba ziri aho hasi, ahubwo nkeneye ubusobanuro bwihuse. Muganga mu kwikanga ahita avuga ati ahubwo se ibi biri mu biganza byawe gute? Buretse gato, utambwira ko byarangiye ubanye na Denis? Delila ati nawe urabyumva, uwo mwana wahuje ko ari umwana we n'umwana wanjye Nkusi, kubera iki ko njyewe ko ndi nyina w'umwana kandi nkaba mbizi neza ko papa w'umwana atari Denis? Nkeneye igisubizo mu maguru meza.
Nadine ageze kuri hosteli z'abakobwa muri kaminuza atangira kurira cyane. Maurice nawe aho yari yicaye ku dutebe two ku cyapa kiri aho hafi bategera bisi aribwira ati ndamutse numvishije Nkusi aya majwi byanga byakunda ashobora kumenya ko hari ibyabaye kuri we akaba yatangira no kwishakira amakuru. Amaze gutekereza gutya ahita akatasubira kwa Nkusi. Nadine mu marira menshi aribwira ati bindangiriyeho pe, ubu se koko ni igiki nakora muri aka kanya? Aha, ngiye kwitabaza mabukwe, byanga byakunda ukuntu ankunda ntabwo arabura icyo yamfasha. Kuba Muteteri aba muri ruriya rugo kandi atwite inda ya Nkusi, ndamutse mbibwiye mabukwe, oya, ubu se mbimubwiye ahubwo agakunda Muteteri cyane kubera ko amutwitiye umwuzukuru, njyewe utamutwitiye ahubwo akandwanya yakurikirana agasanga narakoreye biriya bintu Nkusi. None se ko nta gisubizo ndi kubona mana yanjye mbigenze nemere nsabe muganga akura amarozi kuri Nkusi muhombe gutyo gusa se? Maurice ageze kwa Nkusi arinjira, amugezeho Maurice arahita akina amajwi y'ibyo amaze kuvugana na Nadine. Nkusi amaze kubyumva byose araseka arakwenkwenuka, nuko ahita abwira Maurice ati ariko Maurice, watuje ugashyira agapira hasi? Mbese muri make wamaramaje uti urukundo rwa Nkusi ndarusenya ku kabi nta keza? Hanyuma se mushuti wanjye, nindamuka ntandukanye na Nadine uzunguka iki mu by'ukuri? Ese niba waramuterese akakwanga ntabwo wamuha amahoro? Niba abakobwa bakwanga ntabwo wabaha amahoro bakiberaho mu mahoro n'abakunzi babo? Ese ubwo urukumva nta n'isoni biguteye mana? Maurice mu kababaro kenshi ahita amubaza ati Nkusi, muri make aya majwi nta kuri uri kumvamo? Nkusi aturetse n'ayo majwi yawe y'amakorano nawe ubwawe sinkikubonamo ukuri, cyakora mani ntubuze byose urandumbiye mu nshuti nagize pe, ngaho taha nabyumvise. Maurice areba hasi akongera kubura amaso maze aramubwira ati Nkusi, nta yandi mahitamo mpaye. Nuko ahita asohoka agenda byamucanze, ahitira kuryama yibaza icyo gukora. Ku rundi ruhande Denis ahita asubiza Adeline ati ni wowe mugore wa mbere nabonye nkumva irari ryanjye riramurarikiye kabisa. Ntabwo nari narigeze ntekereza no guca inyuma umugore wanjye Delira. Wa mugore we waje uri ikigeragezo, kuko ntahwema gutekereza ku kibero cyawe. Noneho nakwibuka ibyo nkorera tumeze nk'abari muri Edeni ya kera. Nkumva wagira ngo waranyibye rwose. Gusa nizere ko igihe kitari kure cyane ukambwira ibyo ugomba kumbwira, kuko nutuma ndambirwa nzahita nibariza Delira muhati ibibazo ubundi usange bibaye bibi. Adeline yarambitse ikirahuri hasi yegera Denis amukora mu bwanwa, undi aratwarwa bisanga batangiye ibyabo. Delira akomeza kwitegereza cyane muganga François, nawe ahita amubwira ati ntakubeshye. Nuko amubwira ko ari Adeline wabimusabye gusa kubikora akaba byicuza kuko ari urukundo rwabimukoresheje. Delira mu kumara kubyumva ahita yibwira mu mutima ati muri make abanzi banjye baranzengurutse pe, kandi nta kintu mfite cyo gukora nk'intwaro yo kubikobotora. Ariko siko wenda Adeline wari umuganga wambyaje akaba azi ibyabaye, uriya mukobwa w'umutetera amakuru yaba yarayakuye hehe? Ni ukuvuga ngo aka kanya icyo ngomba gukora gusa ni ukwicara nkarebera gusa, kuko ikosa rito nshobora gukora ryantandukanya n'umugabo wanjye akamenya byinshi kuri njye, noneho agashavuzwa no kumenya ko buri uko twubatse urugo mpitanywa ibinini bindinda gusama. Icyo yankorera nacyakiriza amaboko yombi. Muri make ikintu cyatuma mbaho ntekanye nakora ni ukwica Muteteri, uyu muganga ndetse na Adeline, kandi naba nishyizeho amaraso yandi nyuma y'imyaka myinshi nishe se wa Nkusi. Nabwo nkaba ntazi ko mbikoze haba hatari abandi bazi ibanga ryanjye. Mana yanjye ni igiki cyatumye untererana koko? François ahita amubaza impamvu, yatwawe n'ibitekerezo, bakomera kuganira bisanzwe. Delira yijijisha. Bwarakeye Muteteri abyuka yitegura kujya ku ishuri. Amaze kwitegura Delira nawe arimo kwitegura ngo amujyane ku ishuri. Denis wari witeguye kare amubwira ko amumujyanira. Delira wari uzindukanye ibitotsi byinshi kubera ukuntu yarayanyweye inzoga arabyemera. Mu nzira bagenda Denis ahita amubaza atumeze gute se? Nsigaye ndi kubona witaweho bidasanzwe, ibintu bidakunda kubaho ku mukazana na nyirabukwe kabisa. Muteteri aramwenyura maze ahita avuga ati wasanga impamvu ari uko ndi umukazana w'ibanga,
bigatuma nitabwaho cyane. Denise ati umuntu Delila ari kwitaho cyane muri ubu buryo, sha urukundo agukunda nuko aba ari urumuvuye ku mutima pe. Muteteri aramwenyura akibwira mu mutima ati yaba wari uzi ukuri. Nuko ahita abaza Denise ati ese nk'umuntu mukuru umaze imyaka myinshi ushinze urugo, ni ikihe kintu umugore wawe yagukorera ku buryo gishobora gutuma ufata umwanzuro wo gutandukana nawe? Denise ahita ahagarika imodoka Muteteri agatungurwa, maze amukora ku rutugu aramubwira ati Muteteri, uko ndeba uku umwana umwe rukumbi nigeze ni Nkusi, ni nayo mpamvu ubona nishimiye ko uzabyara umwana wa Nkusi nkagira umwuzukuru. Nkimara kubona Nkusi ubuzima bwanjye bwarahindutse, ndabumwegurira, nkora iyi myaka yose ari we nkorera, ndamuteganyiriza kugeza n'uyu munsi nkaba nshimishwa n'urwego Nkusi ameze neza kubera imbaraga nakoresheje. Gusa izo mbaraga zose nazigize binyuze muri Delila, kuko yabereye Nkusi umubyeyi utagereranwa kuri iyi si. Nawe urabyiyiziye ukuntu Nkusi akunzwe cyane nk'icyana cy'intare. Rero muri iyo myaka yose numvaga ko ikintu cyantandukanya na Delila cyonyine ari ikosa rito yakorera Nkusi kubera uburyo Nkusi yavutsemo. Wenda bitari ngombwa ko nkubwira aka kanya, ariko ntakubeshye aka kanya ndi gutegura inzira zintandukanya na Delila, kubera ko imbaraga nashyize mu myaka yose yashize we yazigize imfabusa. Ubu akaba aribwo ndi kubimenya ko tumaranye imyaka irenga 20 ambona nk'igicibwa, incakarafu imbere ye, mu gihe ngewe mufata nka zahabu na diyama kuri njye. Uhise ugira amatsiko y'impamvu mbanje kunyura muri ibyo byose kugira ngo nguhe igisubizo. Delila yakoze ikosa ntagomba kumubabarira. Iryo kosa yakoze nkaba nsigaje kumenya impamvu yaryo gusa ngatandukana nawe. Delila tumaranye imyaka yose ambeshya ko atabyara, kumbe yarifungishije adashaka kubyarana nanjye. Muteteri mu kugwa mu kantu habura gato ngo ahita avuga ati kandi yarabyaye Nkusi, ariko abivugira mu mutima. Denise ati nizere ko ntagushyizeho umutwaro. Muteteri, impamvu mbikubwiye nuko uri umwana wihangana. Iyaba utari uko ngutekereza uba waramaze kuva mu rugo rwacu n'inda ya Nkusi wakwanze amaze kuyigutera warayikuyemo ukikomereza ubuzima, bityo uzaba umugore w'umwizerwa ku mugabo wawe. Nubikora ibyo uzaba umukeneyeho byose uzabimubonaho. Nadine akimara kwinjira mu ishuri, Maurice ahita amugeraho amwicara iruhande, aramubaza ati aka kanya nshaka kumenya igisubizo ku mwanzuro wafashe. Either ugiye guhitamo guta ikuzo or ugiye kujya kwa muganga wawe arogore Nkusi. Nadine mu kurebana amarira ahita avuga ati Maurice, koko wambabariye nkarirenga ko nzakugororera. Nukuri ntabwo nshaka guhomba Nkusi. Ako kanya Maurice ahita amubwira ati oke, bivuze ko amahirwe ndi kuguha wayanze. Aka niko kanya ngo ishuri ryose rimenye ukuri. Ngiye kubabwira mpereye ku kuntu umaze gutandukana na Nkusi yakundanye na Muteteri, ugashaka gukuramo inda yamuteye ndetse ukaroga na Nkusi. Nuramuka ugarutse muri iri shuri, sha uzaba uri umugabo. Ako kanya Muteteri wari umaze kwinjira mu ishuri akaza asanga Maurice na Nadine, yabashije kumva amagambo ya nyuma Maurice abwiye Nadine. Nuko ahita avuga ati Nadine, urukundo uzi icyo ruvuga? Nundeba mu maso urabona igisobanuro cy'urukundo. Ntabwo barurwanira, ahubwo abakunzi barwo ubwabo nibo bihagurukira bakajya kurwana. Nk'uko uri kubona Maurice arwana kandi nta nyungu abifite mubizi. Ese wowe ntabwo byagutera ishema uramutse warakunze umuntu abakunzi be aho kukurwanya ahubwo bakakurwanira gutya? Nadine, kanguka, kuko kwitabwaho na Nkusi ntabwo bivuze ko agukunda, kuko kukwitaho no kukubwira ko agukunda ntabwo biba bivuye ku mutima we. Nanjye aka kanya wanshyiraho imbunda akansaba kuvuga ko nkunda Nadine, nkaba namukorera icyo ari cyo cyose nabikora. Ese naba ngukunda koko Nadine nibyo wankoreye byose, cyangwa naba nshaka gukiza ubuzima bwanjye batunze imbunda? Na Nkusi nuko bimeze. Ikirenze ibyo hari ubwo ushobora kuzagera igihe ukabura n'ubushobozi bwo kwishyura uburozi. Nkusi nagaruka ubuzima se uzamubwira iki? Maurice ati ibyo ntabwo nzatuma bibaho kuko byansaba gutegereza igihe kinini. Uyu munsi Nkusi nataza ari guhamagara Muteteri birakurangiriraho Nadine, kandi nkubwije ukuri ndakubwira ko ntararyamira ijoro ntasangiye na Nkusi nk'inshuti yanjye, maze ndebe uko uraza kumureba mu maso abizi ko wari waramuroze.